Inshuti z'ibiganiro n'amasomo yacu mu mateka nongeye kubasuhuza. Uyu munsi tugeze ku isomo rya 31 mu by'ukuri rikurikira isomo 29, aho twavuze ku byerekeye mu mateka y'u Rwanda, ibyerekeranye n'amezi n'ibihe by'ihinga by'u Rwanda. Uyu munsi rero nkaba nagira ngo mbasomere inzira y'umuganura, hanyuma nkaza mu isomo rikurikiraho nkazabasomera n'inzira, amasomo azakurikira nkazabasomera n'izindi nzira z'ubwiru. Nkaba nagira ngo mbasabe mwihangane kuko ikinyarwanda kivugwamo ni ikinyarwanda gikomeye cyane. Ndagereza kugisoma buhoro buhoro, ariko nanone kugira ngo munamenye uburyo ikinyarwanda cya kera cyangwa se ikinyarwanda cyihariye mu bintu by'imigenzo cyabaga gikomeye, ndetse nkanabasaba rwose ko amagambo mubona nashyize mu mabara y'umutuku mwazajya muyabaza abantu bakiri bakuru bakiriho cyangwa se mufite hafi kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Tudatinze rero reka mbasomere inzira y'umuganura. Umuganura uturuka muri Kanama, uturukijwe no kwa Myaka, ari bo kwa Musana, bakaza kwaka amasuka, bakabwira umutsobe ubatwara, akaza n'ibwami, umwami akicara ikambere, ari kwa se cyangwa kwa sekuru, akicara mu kirambi ku ntebe y'inteko, umutsobe akazana amasuka akwikiye mu nti z'imyifuzo y'amaberuka atarakora hasi, ahambiriye mu kirago, maze umutsobe akayahambura, umwami akayenda, akayafatira imbere ye, akayahereza umutsobe, ati genda uhinge weze. Uwo kwa Musana akayasubiza mu kirago, akayasohokana mu nzu, yagera ku karubanda akayaha ubonetse wese, akagenda ubwo yagera iwabo i Bumbogo, ingoma zikayasanganirana impundu, bagacanira ngo amasuka yaje. Abo kwa Musana rero bakajya mu nkuka bakabiba, bagasubya imbuto bukeye, nuko bagahinga. Ubwo ni mu Nzeri, bakabiba n'uburo mu kwezi kwa Mutarama, amasuka aba yeze, maze mu mwijima yako umurorano ukaza, amasaka mu nshuro y'agakangara, harimo uturo duke, bikaza ikambere, umutsobe agatereka mu nzugi, umwami akaza gusohoka, bagaheza abari mu nzu bose, umwami akicara ku ntebe, umutsobe akamuhereza ya nkangara, umwami akayikora, umugabekazi akayikora, bakayijyana mu nzu yo mu gikari yiherereye. Bakazana urusyo bagasya, ifu yaboneka bakarika, bakavuga mu byibo bibiri by'ingore bitoya, bukira bagatumiza mu nyubahiro, bakazana amata mu nkongoro z'imirinzi, bikaza ikambere, bagaheza abatarabiru, umwami akarora, akagira kane n'umugore we w'umwega utari mu mugongo,
akarora kagira kane, twa twibo bakadushyira mu gicuba bagatereka ku musego. Inyuma ya Nyarushara bukira umwami akakira umuhutu w'intarindwa, agahengera ingoma zitarabambura, agatindura cya gicuba, akijyanira umutsima akirira, bikabaho ukwezi kukajya gushira, bakabariranya n'igihe ukwezi kwa Gashyantare kuzabonekera, bakajya guhagurutsa igitenga, akaza uwo kwa Musana akabwira Umutsobe ati nje kwenda igitenga, bati nuko. Umutsobe akabivuga ibwami, bakareba umukobwa wo mu Bega, akajya kwa Cyilima, bakazana amavuta y'inturire, wa mugeni wo mu Bega akenda ya mavuta akayabumbira mu ndiba y'igitenga, agaha umuhutu akagisohokana no mu rugo ibwami, arimo ari kwa se, ari kwa sekuru, ntibagombera aherewe. Umwami akicara mu kirambi ku ntebe y'inteko iserereye w'intama, yerejwe akiri umututsi. Naho yimye, kuko iyo yimye atongera kwambara intama, yambara inka gusa, bakakimushyira imbere, akagifata ku rugara rwacyo afatanije n'Umutsobe n'uwo kwa Musana. Umutsobe akabibanza umutwe, hanyuma akagihereza uwo kwa Musana, nawe agashyiramo umutwe, bakirenza ku nzugi, bakagiha umuhutu ubonetse wese, maze akakiremerwa, ubwo impundu zigacura. Abaja bakagiherekeza ku mpundu nsa nta ngoma, kikagenda ubudasibira, ntikirare mu kiraro cy'Umutsobe. Igihaguruka ubwo kigenda, aho kiraye hose n'aho kinyuze ku gasozi bakagiha impundu, kikambuka uruzi, kigasanga barageze imigerwa myinshi, ingoma n'impundu, bikagisanganira mu Bumbogo, bakakigera uwo munsi kikuzura. Imigerwa bakayicuranura, kigahindukira uwo munsi bavuza impundu inzira yose, Abambogo bambura bakubita rubanda, bakaza barara ku bwoko bwiza, ku Bagesera no ku Bazigaba. Aho kiraye bakakizimana, utazimanye bakarusenya, ndetse bahura n'amakoro ajya ibwami cyangwa ingemu z'abatware bakabyambura, ntibibaregerwe. Kikarara ku Mutsobe, kigasanga barasigaye batora bakwe, uwatahaga akarorera, abatware bagatumira amata bose, ibicuba by'ibwami bigatindwa. Cyagera ku Mutsobe, ngona yabo yo kukirara igasanganira, bakararaho. Mu gitondo akazana ikimasa akazimana Abambogo. Ingoma z'imivugo z'ibwami zikaza ku kiraro, zikimara kubambura zahagera zikavuga, kigahaguruka ku manywa hakeye, ubwo amavuta y'inturire
bakayashyira mu kidakombwa, bakagishyira mu njishi y'igisabo n'urugata rw'ibikangaga by'ibishikurano. Amavuta aba yuzuye abumbiriye, akajya kwa Cyilima, akaba ariho bayakorera. Agaterekwa mu gicuba, umuganura ugahaguruka, abahungu bambaye impu, ab'abakwe bagisanze ku mutsobe, umugeni wo mu Bega n'uwo mu Batsobe bari kwa Cyilima. Ingoma bakazishyira mu ngobyi zigahekwa uko zisumbana, wa mugeni wo mu Bega agahekwa azikurikiye, n'uw'umutsobe agataho, na cya gicuba kigataho, bikaza no ku Karubanda. Ingoma igahura n'umuganura, bakazana amaboko ya Karinga, bakazana n'ay'umuganura, bakabisanganya bigakorana. Karinga igahita n'izindi ngabe, ingoma zikavunura zikajya mu rugo umwami arimo, na za ngobyi z'abageni, cya gicuba kigasigara ku Karubanda, kigakurikira insyo zavuye ku mutsobe n'intango z'ibuhanga ebyiri, zigakurikira cya gicuba n'umwuko. Ingobyi z'abageni bakazururukiriza mu nkiko ikambere, umwami agaherekezwa inyundo n'ubushingo, akicara mu muryango ku ntebe y'inteko, akambara inganji, umuheto ukamujya imbere, akaramutswa akambara igikondo. Ingabe zigataha, zigaherekezwa ateye uw'ibihubi, zikajya ku ruhimbi. Umuganura ugataha yambaye inyonga z'umuganura mu nda n'igikondo n'ishyira. Umuganura wajya kugera ku nkingi ya Kanagazi, bakareba uwo kwa Myaka, agashyira injishi ku mutwe, agashyira igitenga ku mutwe, agatirimuka ku nkombe y'igitabo akavamo, bakagitereka imbere y'umwami. Bakazana Rugina n'iy'ubuki yo kwa Myaka, bagasuka mu ruho runini, bagarura mu kabindi. Umutsobe agapfukama inyuma yacyo, umwami atetse imbere yacyo, bakagisokoza bombi. Bakazana ibyibo 4 by'ingore, umwami akabishyirishamwo amashyi adaha mu gitenga afatanije n'umutsobe, bakabyuzuza uko ari 4. Igitenga kikajya haruguru mu ruhimbi hino y'ingoma, bagateraho insyo 2, bagasya berekeje mu ruhimbi. Bakazana Rugina, umwami n'umutsobe bakayibyirura, bakagira 4. Umwami akayisogongera, akayiterera ku musego. Uwo mu ntarindwa akajya hanze, akazana amashyiga, agashyigikira ageraho inkono. Byatungana umwami akaza, bakazana imirembe n'ishyoza, bagafatira mu mutwe wa rwa ruho, bagasuka amazi muri rwa ruho. Umwami agapfukama imbere ya nkono, agasukamo ya mazi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akarundura atyo. Nyina akaza akagenza atyo, n'umugore w'umwami n'umutsobe n'uwo kwa Musana bakazana inkwi z'imirama. Umuntu wese agacanira iburyo bw'iyo nkono, yamara gushya bagaturira. Umwami akaza n'imbere yayo,
akayikomera mu mashyi apfukamye, yarangiza agahaguruka nyina akagira atyo n'umugore we n'umutsobe n'uwo kwa Mumbogo, bikitwa ngo ireze, bakazana bya byibo byuzuye ifu ko ari 4, umuja akadahanura, umwami agafatanya n'umugore n'umutsobe, bagaturira bakagira 4, umugore akaza akayirangirizamo, bagafatanya bose kandi bagashyiramo umwuko, barangiza bagahaguruka bagahereza umuja akavuga, umuja yamara guhisha, umugore w'umwami agahaguruka agahakura, akabanza mu cyibo cy'umwami, bagahakura bakacyuzuza, bakakireka, bagahakurira no mu bindi, bajya kurangiza wa mugore akagaruka agafatanya na wa muja, umutsima munini ugasigara ku mwuko. Ubwo hanze umwami yamara guturira, ajya kurima amasuka n'abakwe n'abambogo, hakaza banza umwami n'umutsobe n'uwo kwa Mumbogo bakarima, abandi bakabona kurima, barangiza kuvuga ibyo kurima bikarorera, ubwo hakazana amata y'inyubahiro mu nkongoro z'imirinzi 2, umwami akambara igikondo n'inyunga zawo, akicara ku ntebe y'inteko, bakazana cya kidakombwa mu njishi y'igisabo, umutsobe akazana umwuko uriho wa mutsima, agapfukama imbere ye, umwami akendaho yabanje kunywa 2 ku mata y'inyubahiro, umutsima akawukoza mu kidakombwa, akagira 4, agahaguruka akongera agasoma amata, umugabo we akaza akazanirwa ikibo cye, agakoza mu kidakombwa, akagira 4, umugore w'umwami akaza akenda ku kibo cy'umwami, akabigenza atyo, umutsobe akenda icye kibo akagira 4, uwo kwa Mumbogo akenda ku cye kibo, bakavanaho ibyo, umwami akajya ku buriri kwakirana na wa mugore we w'umwaga wa mugeni w'umutsobekazi, agahagarara mu rwuririro akamuha impundu, ntihagire umutsobe urara mu rugo, kabone n'uwakana, bose bagataha, ingoma zikararaho, zikazinduka zijya kwa Cyilima, igitenga bakidashye kikajyayo n'ikidakombwa, amavuta akajya mu kavure k'indembere, wa mugeni wo mu Bega n'uwo mu Batsobe bakajya kwa Cyilima bakicarayo, ikoro ry'Ibumbogo rigahita rijya kwa Cyilima mu gikari, amakoro y'amata y'abatwara agahita, bakazana ibicuma 2 bya Rwimana, bakazana amavuta y'inturire, akabanza mu gicuba kibanza, bakuzuzaho andi, igisigaye bagashyiramo amata, ayo babonye yose bakagaburira abambogo, hakabanza b'impuzu bakisiga ya mavuta, n'abanywa ayo mata bakaguma kuyakomera, bakahabikira imfizi
bakahabikirira imfizi ivuye mu ndwanyi, ab'imyanya y'inzoga n'amata bo mu banyamihangwaho, inka zigataha z'inyambo z'abanyansanga n'amabara, ibirori bikirirwaho, bikararaho, bikarangirizwa n'uko ingoma zisigwa wa mukamo wa ya ndwanyi, ibirori by'umuganura bikarangira bityo ku ngoma y'abami b'inka. Iyo igitenga gitashye ku mutsobe, ingoma imwe n'ishako ziragisanganira. Bwacya mu gitondo, ingabe n'abageni bombi bakaza ku kiraro cy'umutsobe, Karinga n'ingabe zindi zikagenda imbere, abakobwa inyuma, hagaheruka ikidakombwa, bagasanga babaza imfizi iturutse mu ndwanyi, ingoma n'abageni bikinjira mu nzu, zikajya mu ruhimbi, abagore mu kirambi, umutsobe akazana inzoga n'amata, agatereka imbere y'ingoma, agasogongera, agaha umwene nyabirungu akaziterura, n'amata byose n'inyama, bakagaburirwa abiru, ingabe zigasohoka zigateza urugamba ku gitabo, umwene nyabirungu akaziraba, umukamo wa ya mfizi mu ruhanga, yamara kuzisiga bakazishyira mu ngobyi, igitenga kigasohoka, kigahekwa nacyo, kikajya imbere y'ingabe, bagasanga umwami ikambere.